kubera ko nari menyereye abambwira ijoro nti n'uwijoro se nari menyereye abanjyana ejo bakangarura nti n'umunsi se arambwira ngo n'uwibihe ntitugariwe n'ishantu uzankwa ngahe wowe urumva twari abaturanyi twari abajama uzankwa ngahe ati so urashaka ngahe mu kwa kabiri nari natashye ubukwe bwa mukuru wanjye duhuje papa amburira umwanya kubera umwanda n'inzara amburira n'uwo gutanga indabo ku bashyitsi cyokora bari baramukoye 500 ndabyumva mpera kuri ayo nibwo bukwe natashye ku manywa kuko indi minsi mikuru yajyaga iba nasinze mukuru wanjye ndamubwira ngo mukuru wanjye bamukoye 500 nanjye uzaba 500 ati ndumva ari menshi ntuzabona nangahe ni 400 ntiyanshakire unkwe tugende namugani mushumbizi n'inkwano zanjye aya 40 ni icya10 cy'inkwano aya 360 nishimwe ati ntibibaho abagura ibikombe bakagura amatasi bakagura amadongo ntibyihorere nzarira kubyo nsanze y'umubwire ngo arakoze nibazi ko data ari we wariye inkwano yankoze isoni se yaraziriye iyo habaye akabazo ndaza nkamubwira ntibyakomeye mu rugo papa rumbi mfashemo wariye yose nagiye kubona mbonye umugabo aciyeho mbona hagarukanye n'inshuti yanjye yicara aha umugabo nawe yicara aha akajya amubaza cyangwa iryo jambo rikanyura aha aramubaza ngo uranywa iki undi arasubiza ngo uyu yaravuze ngo sheri uranywa iki undi aravuga ngo orange undi aravuga ngo na brushette undi nawe zingahe undi nawe 2 bikubeshya ko bagukunda uko niko navuyemo ndasara nasaze igihe gito igihe kiragera ndesida kuva muri uru Rwanda mva muri uru Rwanda nshaka kwigendera ngo njye Burayi ku inshuti zanjye zose nayo mfite zari Burayi ningera i Burayi nzaruhuka nabaye inshuti y'Uburayi ariko Uburayi buranyanga kuko nashatse ibyangombwa njya muri Uganda nshaka pasiporo nitwa Umunyankore uvuka aho bita Imbarara nitwa Mbabazi Pamela ubundi amazina yanjye nitwa Mukamurenzi Zulfati Uwiteka nyemeye yanyise Debora naryo riri mu byangombwa byanjye hama ngezeyo nise Mbabazi Pamela ngenda ndi Umugande mfatirwa ku kibuga cy'Ipari barandipotinga ndagaruka nza gufungirwa mu Bugande ntari Umugande uko niko banange bambuzaga uruganda ngatsimanyi wade nokamu naye ngandi Munyankore ngamvuke iyo Mbarara ate ngasimanyi wadoro Nyankore no gamba ki ngasimanyi naye ngo ndi Munyankore ovuka wa erukungiri ate simanyi nerukungiri ewa ndavuze ngo nivukaga rukungiri ntaze nahariho ngo ndi Umunyankore kandi ntahazi ubuzima bwaje gukomeza igihe cyarageze ndafungurwa n'ubuhamya burebure utavuga muri iyi minota nsigaje ariko naje gufungurwa ngira abo Kigali ubwo ndi kuvuga abana twari duhuje papa uwo papa mvuga mama yari yaraciye inyuma mubyara we abo bana rero mva twarakuranye hama igihe cyaje kugera umusaza wanjye muto anyoherereza amadolari 300 ngo shaka uko ntaha ariko uburyo navuye muri gereza ntibwari uburyo bufututse bwa mpeshe byangombwa hama rero nahise nohereza ndavuga n'ubundi naje ngiye i Burayi reka nongere nsubire i Burayi uko niko nateze bisi ngi Burayi nagiye i Burayi nyura Kenya ndakomeza nge Tanzania na bisi ngeze Tanzania bisi irahagarara mfata ubwato butwara abantu ntago bwari kuntwara kuko nta pasiporo nari mfite nagiye mu bwato butwara imizigo ubwo bwato bwarantwaye bugeza Zanzibar ntibugomba gutwara umuntu kereka bano
bakoramo nyine, nibo navuga abakarani sinzi, batandi boy. Urumva kugira ngo ntagaragara bagiye kumpisha hasi aho moteri ziba, nari ndi kumwe n'akana k'imyaka 2. uyu mwami ndi kuvugira hadukuye tutamuzi. Naje gukomeza urwo rugendo ngarukira aho bita muri Komoro. Muri Komoro nasohotse neza, ariko ngeze nka hariya kuri ya kaburimbo baramfata barasifura ngo garuka. Naragarutse bampa bwa bwato ngo bunsubizeyo. Bigeze hagati mbwira umupilote ntiwamfashije nkikomereza i Burayi, udufaranga nari mfite ndatumuha, nuko azana akato gato n'ingazi, tunaga umwana imbere nanjye njye inyuma, turakomeza dusubira i Burayi. N'uwo mwana wanjye namunaze mbere mu kato, hama nge ndakurikira tujya aho bita mu kirwa cyitwa Genoa. Icyo ngicyo nakigenze n'amaguru kurinda nkirangiza, ngarukira mu kirwa cyitwaga Mayotte. Mayotte urwo rugendo rwari rwantwaye ukwezi kose. Nageze Mayotte, nahageze saa 10 z'ijoro, mba ahantu gutya mu gashyamba, ndindiruza kuza kundindi kumfata, yangezeho saa 9. Saa 9 yarantwaye anjyana ahantu angurira amata, angurira n'umuceri w'ipirawu, ashyira mu modoka. Ngeze mu muhanda nsanga umukwabu. Muri uwo mukwabu baramfata, nsanga umukwabu uri kwirukana Abanyafurika. Naragiye nsanga Abanyafurika benshi cyane, benshi mw'abantu bakunda i Burayi, ariko Imana ihindura ibitekerezo ntahitaba. Nge nahamaze iminsi 3. Iyo minsi 3 batubwiraga ko tuzicwa n'ingona. Ntago nabonye zindya, ko ku munsi wa 3 uwo mwana wanjye yagize inzara, atangira kujya ajya muri babazungu akababwira ngo papa ndashonje. Uwo mwana rero byaje kurangira umuzungu umwe atugiriye impuhwe, yavuze ngo ninde nyina w'uyo mwana. Mu gafaransa gake nari narize kuri apase, numvishe hajemo kumenya ko ari nge babajije, nzamura urutoki nisemwa. Datarantabara numva avuze ngo 1 2 3, ako narakumvishe mbatura umwana turiruka, udusarubeti n'utwenda nari mfite byasigaye aho. Nasubiye imbere ntazi aho nerekeza, ariko amaherezo nsubira muri cya kirwa. Za nzira nagarutse zose naje mfungwa, kugera muri Kenya nafunzwe, kugera muri Uganda nafunzwe gereza 7. Nta gereza navuyemo neza habe n'imwe. Iya Komoro yari agahebuzo ko navuyeyo bamviyoye, batayo yose yari ihari. Aho narahanyuze, nta yindi nzira n'imwe nari mfite yo kuva aho hantu uretse kwemera icyifuzo bari bampaye. Abari ku irondo bansabye bose kuryamana nawe, ndababwira ngo nta kibazo. Byageze mu gitondo amaguru atitira, kugera mu gitondo ntahagarara, nta wamaye amazi cyangwa ji, ahubwo bampakije ubwato. Nari ngiye gukora urugendo rw'iminsi 10. Ubwo bwato nabusanzemo amaronji, nabashe kubaho. Sinyangira ubwoba bw'inzara kuko aho ndahibuka ko nahavuwe. Igihe cyarageze njya muri Kenya, ahasigaye hose narafunzwe. Zanzibar nafungiwe mu bwato iminsi 4. Naje kugera muri Uganda, njya gucumbika ku nshuti yanjye, nkajya ndara ku rubaraza. Igihe cyarageze yampaga ibiryo, ariko hari ibyo ataguha, irindazi, uduki. Rero biba ngombwa ko ntangira umwuga w'uburaya. Natangiye uburaya ngo mbone amata. Ntago nigeze njya mu buraya ko nshaka kuba indaya, ahubwo nagiye gukora uburaya kugira ngo nanjye ngire icyo mbona. Ariko kubera ibikomere byaje kurangira ntakibaye indaya gusa, ahubwo mbaye indaya y'ingome. Mutima wanjye ngambira gusenya ingo kubera inshuti yansenyeye ingo. Namenyaga ko uri umusore sinjyane nawe, ariko namenya ko uri umugabo tukajyana, kandi nkakora ibishoboka umugore mukaza kuvugana. Ibyo byose Imana yarabirebaga. Naje kuva aho ngaho njya muri Sudan, naho naragiye nkomeza umwuga, ariko nkajya ndyamana n'abarwayi kuko nibo bampaga amafaranga menshi.
naje gukora kontra y'umugabo umwe yari umuministri, buri cyumweru yampaga 1,000 cy'amadolari. Naje guhinduka umwana w'imyaka 25 ufite amafaranga menshi. Nagendanaga 20,000 mu mufuka by'amadolari. Ayo mafaranga ntacyo yamaze kuko nayakinnye mu buzima. Narabyukaga mu gitondo saa sita nkarya muri Egypt. Namara kurya nkurira indege nkataha. Nafashe ayo mafaranga kuwa gatanu nkarara Dubai, kuwa gatandatu nkagaruka muri Sudan. Ayo mafaranga ndayakinisha ngeraho ntangira kugura nanjye abasore. Nihindura sugar mami ku myaka 25. Niho naje kubona umusore ndamugana, I don't like you, I don't need you, just I need a baby for you. How much you need? Nari nkeneye umwana kuko wa mbere ise yari yaramuntwaye, ambwira ko ntazongera no gupfa numvisha ijwi ry'umwana. Niyo mari numvaga mfite yonyine kunyima ijwi. Rero nasambaniye amafaranga kugeza ubwo mbona amafaranga agura umwana. Ndavuga ni sinshaka umwana nzongera kugira umusore umumbaza, ngiye kugura uwanjye atazagira umumbaza. Uwo n'umwana mfite wa kabiri naguze 6,000 by'amadolari. Umwana naramutwise huzuye inda yujuje ukwezi, nahise ndwara. Ndavuga ngo ibyo ari byo byose abarwayi sida niko bamera. Mama n'abarumuna banjye bose n'umubyeyi wanjye bose bishwe na sida. Ndavuga ngo nta kundi, nyine ni iki nanjye nari nsigaje. Inda yuzuye amezi 6, ubuzima bwarananiye ko nabaga mu bitaro gusa. Byaje kurangira inda yujuje amezi 7, nshakisha uburyo bwo gutaha mu Rwanda. Nta kindi kuko buri mezi 3 washakaga visa. Amafaranga yose nayo mfite na spendinze ndimo ndashaka visa. Nagize amahirwe ngera mu Rwanda mfite 2,000 by'amadolari. Isi irambwira ngo abantu bazakubona bazaguseka. Ayo mafaranga nagiye kuyararamo muri hoteli kugira ngo abantu baze kunsura muri hoteli ntibanseke. Nari ndi muri hoteli Baoba. Nabaye muri hoteli amafaranga ashize nsokamo nta n'isengeri y'umwana nguze. Nasohotse gutyo nshakaho nihisha ndahabura. Cyokora umuvandimwe ajya kumpisha Ikibungo aho bita Kabarondo. Nagiye Kabarondo, ngeze Kabarondo bukene burankubita kubera ko ubuzima bwanjye bwose kugira ngo iyo sida itazamungabanya nahoranaga drogue. Nahoranaga urumogi. Ku munsi nanywaga ububuri 10 bw'urumogi. Nanywaga cocaine, nanywaga heroine, nanywaga ibintu byose bidroga. Ibyo bintu byose nabinywaga kugira ngo ntazapfa ntonyoka nk'uko mama yatonyotse. Kubera uburyo narwaje mama ndamuzi. Muri ihangana ubuhamya mbuvuze kuva menye Yesu, ariko sinjya bumenyera. Amen. Kera bwo najyaga nkupa, ariko ubundi kugenda menyera. Igihe cyaje kugera ngiye kwipimisha, bansaba mitiwere. Icyo gihe mitiwere ari 1,000 ndayibura. Ariko ahantu twari twicaranye hari abahinzi bavaga guhinga, nkajya njya ku kabara aho ngaho tugasangira urwagwa, nza kubabwira ko mfite ikibazo cya mitiwere. Baje kunteranyiriza mitiwere ndayibona. Amezi 8 arenga ngeze igihe cyo kubyara, barambwira ngo nta muntu ubyara batamupimye. Nagiye kubyarira aho bita Rwinkwavu, bampimye basanga nta sida mfite. Nuko umutima wanjye wanezerewe. Nyuma y'ibyo nari nyuzemo nibura nakiriye ko nta sida ndwaye. Mbyara umwana nzi ko ari umuhungu, ngiye kubona mbona n'umukobwa. Narateguye kumwita Hiro, birangiza mwise Shiro. Ubungu afite imyaka 13.
n'umwana naruhanye nawe cyane. Buri munsi najyaga mubwira ngo nzitwa Icyeza. N'umwana uhora mfashe nk'uko mfashe iyi papier hygienique cyangwa serviette. Na bugingo n'ubuzima bwe buhora muri njye gutya. Niyo umubajije ngo witwa nde ahita akubwira ngo nitwa Icyeza kizeza umutima wa mama. Uwo mwana yujuje amezi 2 nasubiye iwacu Kimisagara kuko wancumbikiraga igihe cye cyari kirangiye. Nasubiye iwacu abo nari nzi bose, niho navukiye, niho nize primaire, niho mama yavukiye. Bagiye kumbonana uruhinja, mbona iminwa yabo yose yabaye bavandarateri. Nafashe umwanzuro wo gufata isorori, mpera urugo ku rundi nsaba ibiryo. Umwana yujuje amezi 4 yararwaye, arwara ama infection. Biza kuba ngombwa ko mujyana CHK nabuzunkura yo kugeza ubwo ngiye gufungirwa inyuma. Nakuweho n'umudokiteri akora ahantu yitwa kwa Nyirinkwaya yitwa Awazi. Uwo niwe wankuyeyo, ndamanuka njye iwacu, nsubira iwacu. Mama yasize restaurant na bugingo n'ubibayo. Subira iwacu mbasaba ibiryo, barambwira batutugeza aha. Shima Imana ko ubuhamya bwanjye njya mbuvugira i Kigali kandi nkabuvugira hafi yabo. Bose babonaga nta yandi mahirwe kandi nanjye nabonaga yararangiye. Niyo mpamvu iyo mpagaze mbwira abantu ngo aracyara yandi mahirwe. Naje kuba muri ubwo buzima, muraza kwihangana iminota irarangiye. Naje kuba muri ubwo buzima kugeza ubwo umwana yuzuza amezi 8 afite ibiro 3. Mbakabarore ko ari sida, ariko si yari sida, yari inzara. Iwacu Kimisagara nanyuzwe no kurara ku isima itagira ishuka kuko irido yo nari narayisanze mu nzu umuhungu witwa Olivier yayisizemo. Ndamuhendahenda ndamubwira ngo nsigire iyo rido. Ni rido yari iri ku rugi. Iyo niyo twiyorosaga n'umwana tukizingiramo. Nari ndi mu nzu z'iwacu, ubuzima bunaniye, mfunga ya nzu nari ndimo ntegereza urupfu. Nasabye umwana imbabazi, ndamubwira nti mwana, si binatekerezaga, mibare naye nateye yarampindutse. Ngusabye imbabazi, ngiye gutegereza urupfu, uraza gupfa njye nzapfa nyuma. Imana si yabikunze. Ku munsi wa 3 umupangayi wari hepfo yitwa Rutaganda isaza asanga ndadundaraye mu kazu ntegereje urupfu rw'umwana. Umwana ntiyarakirira, yarahebebaga kuko no konka yari yarabivuyeho ku mezi 4. Icyo gihe arwara yamaze ibyumweru 3 muri bombone, agaruka atakibuka konka. Hari igihe uhura n'imvura y'ibibazo ukagira ngo ni wowe byaremewe. Naje kugumaho, abapangayi banjye baza gufata umwanzuro wo kumbwira bataho kugira ngo upfire aha, ngwino tuguha akazi. Bamaye akazi kadahembwa ariko bakajya bampa ibiryo. Yari inzu 3, nabaga muri imwe hagasigara 2. Indi ya kabiri yabagamo abahungu 2. Muri abo bahungu 2, umwe muri bo ubu niwe mugabo wanjye. Bose ndahaguruka ndabakorera. Narabakoreye, nkabatekera, nkabakoropera, nkabakirira abashyitsi. Ntago bampembaga, ntibanyishyuraga inzu kuko nazanze za nzu, buri nzu umwe ngo yishyuye umwaka ngo undi 3, bayabakiye rimwe kugira ngo bagire ibyo bubaka. Byaje kurangira nkorera ibiryo. Mushiti wanjye umwe twari tuziranye, gitondo kimwe arambwira ati ariko ntiwareka uyu munsi tukajyana gusenga. Ndamubaza ngo ibibazo ubona ufite urabona ari ikihutirwa ari uko njyana? Nibwo nari ngiye mu barokore. Nageze mu barokore mu itorero ryitwa Horeb, nkunda uburyo babyina. Ndamubaza nti mwaba mwabyiniye ubuntu cyangwa mwishyuye?
arambwira ngo twabyiniye ubuntu, uko umubyina ntimwishyura. Ati ndamubwira ngo ntuzongere kunsiga. Nari mbonye ahantu nongera kumva umunezero najyaga numva usa nk'uwo mu kabari, kandi nabyinaga nk'izo nabyinaga mu kabari. Sinabyinnye uko mwe mubyina ko sinari mbizi, nabyinnye bituma nezerwa ko ninjye wari ukeneye umunezero. Ahandi yanjyanye Imana yaravuze ngo ninjye ikoresheje umukobwa witwa Diane, ninjye wakujyanye mu bihugu wagiyemo, ninjye wakurinze kurwara sida, ninjye wakubereye Imana. Haguruka ubwire abantu ahantu uvuye, nzaguha umugisha, hama nutanyemerera kubivuga uzasara. Nari nsigaye meze nk'umuntu wasaze kubera droge n'urumogi, nararunywaga inyuma nkabona uducurama, nabumwa nkararambwira ubucurama ngo va va. Avuze ngo uzasara, nibuka ko natangiye kubona ibimenyetso byo gusara. Ndavuga ngo iyi Mana bisaba iki ngo uyikorere? Numva abantu baravuze ngo nugukizwa, n'icyo gusa ntindakijijwe. Uko nuko nakijijwe. Ntabwo Imana yari imbwiye kuvuga, kandi icyo yari imbwiye kuvuga ari imbwiye kuvuga aho mvuye. Rero Debora uraha nuwavuye aho, ubutumwa yahaye isi muri nge naho navuye. Amen. Narahagurutse uwo munsi, ntabwo ari uwa kabiri, nahereye ku muhanda. Uwo mpuye nawe ndamubwira ngo nakijijwe, uwo duhuye ndamubwira ngo nakijijwe. Ndavuga ngo iyo Mana y'abarokore yabanye nanjye ikaramuka yumva ntabivuga ndasara, reka mbivuge narasara. Ndabivuga ngeri iwacu ndababwira ngo nakijijwe. Barambwira ngo wabaye ikintu umurokore, bati turaguciye. Nanjye mbasubiriramo ngo wallahi mwanciye igihe mwanyimaga ibiryo. Ahita avuga ngo a'udhu billahi minashaitanir rajim. Wallahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam habitawezekana. Hari igihe abantu bagukubitira indahiro ariko bagasanga hari umuntu nawe wakubise indahiro. Imana ndagenda mbwira abapangayi banjye nimuzi n'ibindi nakijijwe. Ubwo rero kumva Imana iriho irambona. Narakijijwe bukeye njya gusenga ahantu numva bagiye gusenga, mpita njya gusenga. Hari ahantu ku musozi wa Mo Kigali, naho natangiranye urugendo na Yesu. Umunsi nagezeyo numvisha avuze ngo ndagukunda mwana wanjye. Ayi Yesu urankunda. Ndamubwira Yesu ngiye kugukunda. Ndavuga wowe wenyine uvuze ko ndi umwana. Kuva mvuka nkura bavuga akantu. Yesu shangiye kugukunda. Yesu naramukunze, n'ubu ndamukunda. Yesu ndamukunda, sinaterwa isoni no kuvuga uburaya kuko Yesu yarabutwikiriye. Yesu ndamukunda, ndamuhamya, ndaburara ndabwirirwa. Yesu ndamukunda, mubwira abahisi n'abagenzi. Ntago nafashe Bibiliya ntayo narinzi, yari yambwiye ngo vuga aho wavuye. Navuze ibyo Yesu yavuze gusa. Niba ushaka guhinduka, ukura imibare mu gukunda Yesu. Mukunda ukuri gusa. Muhe urukundo, araguha ubutunzi. Muhe urukundo, araguha abantu. Yesu naramukunze. Haciye iminsi banyishura inzu 30,000. Ndabiterura njya gusigira Yesu inzu. Irangiye amajerekani 230 ntira cya kintu bakoresha ikiruro ntacyo nari mfite. Sinaye kubona y'umuyede cyangwa umufundi. Mbwira Yesu nindagusigira uko mbizi. Yesu ndamusigira ku cyumweru. Umushumba arebye irangi aravuga ngo wasize irangi Imana imuha umugisha. Umuhanuzi atashobora kuba uyu mwana atabyumvishe. Ati rite kopi, ati ravuze mugiye kumusiga isi mumenye. Uyu munsi impamvu isinzi yose nuko nasigiye Yesu irangi mu 30,000. Nari mfashe bwa mbere nyuma y'inzara no kuba umukozi wo mu rugo. Ngeze
ngeze mu rugo mbaza Joseph umugabo mbana nawe, ndamubaza ni boss, ati karame ntingutekere iki, atahubwo icara tuvugane. Numva hari icyo nshaka kukubwira, nti ni igiki? Ushobora kumbera umugore? Kubera ko nari menyereye abambwira ijoro, nti n'uwijoro se nari menyereye abanjyana ejo bakangarura, nti n'umunsi se, arambwira ngo n'uwibihe. Ndamubaza ngo uzankwa, arambwira ngo nzagukwa. Ntitugari we nishani uzankwa ngahe wowe? Urumva twari abaturanyi, twari abajama. Uzankwa ngahe? Ati so urashaka ngahe? Mu kwa kabiri nari natashye ubukwe bwa mukuru wanjye duhuje papa, amburira umwanya kubera umwanda n'inzara, amburira n'uwo gutanga indabo ku bashyitsi. Cyokora bari baramukoye 500, ndabyumva mpera kuri ayo. Nibwo bukwe natashye ku manywa kuko indi minsi mikuru yajyaga iba nasinze. Mukuru wanjye ndamubwira ngo mukuru wanjye bamukoye 500, nanjye uzaba 500. Ati ndumva ari menshi, ntuzabona nangahe ni 400, ntiyanshakire unkwe tugende. Umugabo wanjye Joseph arayambarira 400, ntutinde nta wundi ukurushya yame. Ati se azavamo ibiki nituza, azavamo ikanzu tuzagenda. Ati azaba dote ntuzabusaba ndetse tuzagenda. Ndagenda njya mu rusengero naka envelope 2, imwe nyishyiramo 40, indi nyishyiramo 360. Negera umushumba numbwirira Yesu ngo urakoze. Ndamubwira ni mushumba, izi ni inkwano zanjye, aya 40 ni icya10 cy'inkwano, aya 360 ni ishimwe. Ati ntibibaho. Abagura ibikombe, bakagura amatasi, bakagura amadongo, ntibyihorere nzarira kubyo nsanze y'umubwire ngo arakoze. Hari abantu bajya babona n'uyu munsi niwe wangejeje aha, ninsoza aragaruka ntwari. Bajya babona dukundana ngo nuko mvuga uburaya. Mushumba sinabuvuze yicaye aha, niyo mvuze uburaya cyane arambwira ngo amavuta. Ibyacu babyivangamo, ntibazi ko data ari we wariye inkwano. Yankoze isoni se yaraziriye. Iyo habaye akabazo ndaza nkamubwira ntibyakomeye mu rugo, papa rumbi mfashemo wariye yose. Data akabingenze neza kuko ntiyifuza gukoza isoni inkwano zanjye yaziriye zose. Data ndabyuka muhizo nzu za mama, ndamubwira ni nasabirije hari, mfata ipiki, mfata isuka, nkuramo ibikuta, magira sare ntari umushumba. Ndavuga ntufite ikibazo ajya azahapfukame. Yesu uzohereza abantu barushye baze bahapfukame. Imana yohereje abakobwa, yohereza abagore, yohereza abagabo, nshiduka habaye itorero. Dore aho niho nahereye muri iyo sare. Imana mw'abantu mwereka mbabwire ngo ndasojeje. Uwo mugabo nashakanye nawe ari umumotari winjiza 3 kuko yararobaga. Ndamubwira nti waratomboye ku isi, niwe mugabo wabaye umugore, wabonye umugore naho abandi baraherekeje. Ndaje nguhindure. Abantu baramwegereye baramubwira bati wa mugore uramuzi? Ubu ugiye gushaka uramuzi? Wa musore ubaye iki mw'abantu mwe ko mfite umugabo? Ndamubona nkavuga nti Toma idengre vosikere ya draka yado. Ayiwe njya ndeba umugabo nkumva mbuza ururimi nkavuga igiheburayo ko nicyo Satani atinya. Mani mu mugabo ukenyera umukandara ukinjira. Mani ijyana ibitekerezo nashakaga datuma mukumbura, ariko impu umugabo. Ntabwo ari ibikabyo kuko nkubwiye aho mvuye se nuhazi, urumva nza abagabo, ariko impu umugabo. Erega habaho abantu, hakabaho umuntu, hakabaho abagabo, hakabaho umugabo, habaho abagore, hakabaho umugore. Imana ikurinda abantu iguha umuntu. Uwo muntu araguhindura, hindura amateka, hindura ubuzima. Wisaba abantu bazagusaza, saba umuntu. Haleluya. Wisaba. Amen. Imana yampaye umugabo rero.
umugabo n'uwo babwira ngo ntazanshobora araza arambwira ngo sheri bambwiye ngo sinzagushobora ntibagushutse uzaba unyikoreye se twigendere. Ngo noneho bambwiye ngo urinda yabutwi ni nariye ariko sinkiriyo. Barambwiye ngo uyu musozi abagabo bari bamaze ntihari kera ariko so uzi ukuntu bambwiye ngo urarwaye ntitujya kwipimisha ni make. Bambwiye umva nkubwire mama, niba ushaka impinduka wiyubaka, isi nta muntu yateguyeho kukubaka. Niba ushaka impinduka ku buzima bwawe wirwaneho, nta muntu witeguye kukurwanaho. Uhaguruke wirwaneho. Ese ubwiye ko nari mbonye nibura mu gihe nagendeye aribwo nari numvisha unkwa, yari kuncika ate? Yari kuncika ate ngo ugende hazaza undi mbizi nte? Nuwa naramukuyakuye ntihumura uzanshobora, ariko wagerageje abaguca intege nabaye. Waretse kwihagararaho wa mama we, waretse kwihagararaho ko niba umufite wagize amahirwe. Nge nabwiye Imana ntuzateza amazu n'imodoka ariko uteze Yosefu mundindire. Mugabo wanyemeye isi yanyanjamye. Imana niyo yari ibabaye abagabo, yari ikeneye intwikiri ikamgira ukonsuku. Yari ikeneye, ntabwo Imana ishaka ko umugabo agutunga kuko nawe atungwa nayo. Wowe reka umugabo agutwikira, Imana igutunge. Haleluya. Wisakuza ngo niyishyurire abantu, oya shaka ifite amafaranga. Haleluya. Wireba umugabo ngo umureberemo amazu ni ibyondo nawe wabihagarika. Haleluya. Mugore uhindura impinduka nuwiyubaka. Narahagurutse ndiyubaka rero. Yosefu aranjyana mera kuri 0, nemera imiteja nuhira indodo, nuko ndabizamura. Twaje kuzamuka, nakuriye Kimisagara. Muri iyi minsi ubundi hano Nyagasambu mpamaze imyaka 5. Ariko Imana yabanje kunyubakira hehe? Kimisagara. Benshi barahanze, inyubakira hahandi wacu. Imana idukura kuri moto iduha iya 2, idukura ku ya 2 iduha iya 3, idukura aho ducuruza imodoka. Byasabye duhindura imyumvire, tugabanya ibiryo, tubika amafaranga, tugabanya. Mugore uhinduka arigomwa, mugore uhinduka arihangana, mugore uhinduka ararasenga. Imana yarambwiye ngo ni wowe ubitse umugisha w'urugo. Maze Yosefu yajya agenda nkafunga umuryango. Ariko se mushumba ko nsojeje, tugiye kurya. Mushumba aratumaye ingacyanso ego babaha ikintu, aho bageze ntago bakirira. Kambabwire guhindura noneho ibitekerezo. Amen. Umugabo naramwicaje ndamubwira nturabona ko uzana 3,000 ati uranyemerera kuva uyu munsi ujye urya 1,000. Abakubwiye ko nshoboka ngiye kukwereka ko nshoboka. Nje ureba hanijyanye i Burayi, ngewe ndigarura. Simfite nona ariko mfite mu mutwe. Sinje kurya kuko nge narariye, sinje kwambara kuko narambaye, sinje kugushaka amafaranga, nge natunze amafaranga. Nta nubwo nje kugushaka miraha kuko nariyiraha. Amen. Senga amasengesho y'iminsi 3, ngira Imana ngo umpe umutima we wenyine. Imana irawuma. Ndamwicaza ndamubwira ngo nshaka kukubwira uwo ndiwe. Biriya bakubwiye barabeshya, ntabyo bazi. Reka nkubwire uwo ndiwe. Umugabo wanjye namubwiye uwo ndiwe kuva saa 6 ngeza saa 7. Nasojeje ameze ngo ngiyo mbimenya kera sinari kugushaka, byararangiye. Nasojeje ari mararira gutya. Fata agatambaro ni sheri, niba utarabyemera ntacyo tuzaba tubivuga. Arambwira ngo si icyo, nibutse icyo Imana yavuganye nanjye. Imana yari yaranteguye muri we muri 2001.
ibinyujije mu mugabo witwa Rubanda. Iramubwira ngo uzashaka umugore w'umunyarwandakazi ariko azaba avuye mu bihugu byo hanze. Uwo mugore azaba afite abana 2. Uwo mugore azaba avuga indimi kandi azaba ari mwiza. Akuyo nkagezeho ndongera nkiyumva nkiyubaka. Ubwo data azi ko ndi mwiza, abavuga ko ndi mubi babikurayo. Umuntu uvuga ko umuntu wese ubona ndi mubi afite abazimu. Nawe niba hari ikibi wambonye tokesha, ufite abazimu. Amen. Mana iramubwira ngo uwo mugore uzananirwa, uzamubuza kumvugira, nzarara nkwishe. Nkunda data kuko arahabura. Hari abantu banga kuguha ibintu bakabiguha ari uko ibahabuye. Uyu munsi igira abantu iguhaburira. Hari impinduka iri buze ku buzima bwawe kuko hari abihabura. Ibasanga mu nzozi bahabure, ibasanga aho bari bahabure. Imubwira ngo uzongera nzakumena. Niba afite urusaku imubwira ngo uzongera kuvuga nkufunga umunwa. Ariko yabirose akarota umuntu amuniga akabona umukiza. Ko impinduka irararije. Amen. Mbona umugabo arimo ararira. Arambwira ngo Imana yari yarabimbwiye ko n'inkubu zizanyica, none ivugire twibereho. Aho kugira ngo uzavuge narapfuye, vuga twibereho. Amen. Ubuhamya bwanjye nibwo butubeshejeho. Haleluya. Imana iradutabara. Ndamubwira rero tugiye gukora. Twariye 1000. Mama ntabwo abarya byinshi aribo bazatunga cyane, ahubwo abarya ibikenewe nibo batunga. Twariye 1000, njye nari 1000 njye. Mu rusengero naturaga dodo ariko ntari bubure desi, ahubwo nangaga ko zisakuza. Icya kabiri, umugabo wanjye nari naribitsemo ikintu cyuko ntamusaba pampa. Uriya mugabo yanshatse umwana agize amezi 9. Sinari kumwaka pampa ko numvaga ataramubyaye. Igihe cyose nkahora numva izo desa nzazigura pampa. Imana nkorera igenda ituzamura. Tuba tubonye akamoto kacu, ituzamura. Tuba tubonye akandi, ituzamura. Abantu bakanuye bashinyuka ngo ntituzashobokana, turashobokana. Ngo ntiruzamara 2, rurakumara 2. Abantu bavuga twahanyura ngo turaza. Guhinduka ugahindura abandi. Ubuzima bw'umugabo wanjye ndabuhindura. Wibuke ko njye nari mfite inzu. Mama, kuba ufite urugo birashoboka ko wagira ubutunzi kurusha uwo mubana. Ubyaza umusaruro w'ibibyaza agasuzuguro. Amen. Haleluya. Erega uko wagira kose azagutwara kuko siwe wamwise umutware. Emera gutware. Haleluya. Aho umutware umutima. Sha. Ubwo se yari kujya kureba abandi kandi nagwatirije utuzu. Maze ndazana amafaranga nkajya muha, ubundi nkamuhata isengesho. Nkamuhata isengesho nibuka ko ari amafaranga nibatayishyura ingwate bazatwara iziwacu. Urabyibuka? Yamara kujya ku kazi nkamubwira nti data guha umugisha, nkajya mu nzu sha.
nzashyira urwango rukomeye n'Imana yabivuze mu itangiriro hagati yawe n'uyu mugore. Induru ziri mu rugo zihiga wowe, inzara iri iwawe ihiga wowe, ubuswa buri iwawe buhiga wowe, ubukene buri iwawe buhiga wowe. Ndahaguruka ndakubita, nkubita umuzimu wo hasi n'uwo hejuru, nkubita uwo hirya nkubita uwo hino. Dore umugabo ngo ndamuhata ibiryo maze nawe arabyibuha, maze namusanze kuri vaseline muha amavuta maze dore itoto riraza. Yayiwe favora araziconga, mbona umugabo mbanye mwiza nitu. Erega baba batwara rimwe mwabatonongeje, njya mu mwuka nkajya nimagina ko abakobwa bari kumureba, shwatu 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 shwatu, uraho ngo urazana impinduka, uraho hagarara ubashwarature, najya babonemo ibishwarature, nababona amaso yawe yarahengamye, nababona amatwi wayaciye, uraho ngo nibamujyana baramugutwara. Haleluya, haleluya. Ngo umugabo wanjye ngo baramutwaye, washwaratuye abamujyana. Shwatu, mba ndi mu mwuka nkajya mu masura yabo, shwatu shwatu. Ndimagina ko ahuye na Mariya, nti Mariya shwatu, Korotirida shwatu. Buriya aramubonye abona ibibuno shwatu, buriya abonye ibiguru myiza mito, buriya abonye utuzuru shwatu. Arabashaka burabeza akajya abona umwiza ninjye gusa, n'uru rudigi n'uru runyenyanza abona ninjye. Baramubanye beza bate, ngewe ndaryama. Uryamye ute ngo waramutwaye, ninde wagushutse? Uwo muntu ngo nubwo uri kurya shwatu. Haleluya. Reka data tumuhe icyubahiro. Turarambana tubyarana umwana, ubu dufite babiri, umwe afite imyaka 12 undi afite 3. Hagati y'imyaka 9 mbura urubyaro, nabwo nuzura umuntu urubwa. Bati ndaya se yabyara kabiri, yashaka kurera be. Ariko data ejo bundi muri 2020 mbona mpaye undi, abankuyeho igisuzugurira mpaye undi wa kabiri. Haleluya. Imana yo kabyara nimutse hahirya, ndi kukubwira ngo uhinduke ugira ute, uhindure abantu, uhindure n'ibintu. Manuka hepfo hano Nyagasambu, Imana yari imbwiye ngo ujye guturayo, mvuka Kimisagara njya guturayo. Ntabwo ari ibintu byoroshye, mvuye mu nzu zanjye njya gukodesha, ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko kubera ko nemeye kuba inshuti ya Yesu nemera kujyayo. Haleluya. Nagezeyo bitoroshye. 2018 bafunga amatorero, iwacu nari narakuze bagira resitora, utundazi nk'utwo ducapati. Mbwira umugabo ningiye gukora amandazi. Nari mfite ibihumbi gusa 600, kubera ko muri uko kutumvira Imana twanga kujya Nyagasambu. Imana yabitubwiye muri 2015 tujyayo na 7. Mu myaka 2 gusa ubutunzi twari dufite bwose bwarashize, twagiye Nyagasambu ntacyo tugira, n'ubundi buhamye. Ariko tugezeyo twongeye gutangira business, nishyuye inzu sigarana ibihumbi 40, nibyo nahereyeho. Manura udutebe mu rugo, nari mfite firigo yo mu rugo ndayizana, nari mfite udusorori 6 twatundi dukurikirana ndatuzana, nari mfite n'ibiro bingahe ntangira resitora. Ariko nari nzi gukora capati nziza iryoshye ko nabikuriyemo. Nari nzi no gukora isambusa, iyo natwise ni igisambusa yitwa ikiraha. Hari abagore bavuze ngo kiraryoha, nta mugore udakunda ikiraha. Ibiraha rero nari nzi kubikora, ntabwo nitaye ko ndi umushumba, kandi nubwo amatorero yafunze nge nakoraga ingendo. Urabyumva? Icyo gihe nari mvuye muri Kenya, udufaranga nari mbonye nitwo natangije nkora capati. Umukozi wanjye tukafatanya guteka, umugabo akishyuza.
natangiye resitora mu kwezi kwa munani ku itariki ya mbere. Mu kwezi kwa mbere kuri 25 nari ntangiye iyindi ahandi hepfo hitwa Intunga ihagaze miliyoni 4. Bya bihumbi 40 byari bivuyemo miliyoni 4. Amen. Mu kwezi gukurikiraho kwa gatatu nari nguzemo imodoka yindi. Haleluya. Nkuko nabandi babigenza nifashishije banki. Noneho za restaurant nzishyiramo na alimentation. Ibintu biraguka, ibintu birazamuka, abantu babona ubuzima burahindutse. Mbirekamo abana nareraga, mbirekamo umugabo nsubira mu muhamagaro. Ntangiza ishuri ry'abana baba mama babyariye iwabo. Abana nkajya mbafasha muri ya restaurant yanjye, nkabaha igikoma, nkabaha iki, nkora akazi ko gufasha abantu ko nabonaga bari abakene. Ndavuga ngo byo byose nimbona abana babo nzajya mbona ba mama mbaho ubutumwa. Ibyo bintu birankundikira, nkajya nifashisha ya restaurant mfite igateka igikoma na twatundazi nkora, nkakora umurimo wa data. Buri wa kabiri nkagemura kwa muganga nifashishije restaurant. Data ibyo bintu abiha umugisha, yabihaye umugisha, nkuramo church, nkuramo n'ishuri. Muri covid church irahagarara kubera ko ahantu nakodeshaga banyishuje igihe kinini umwaka uriya wose wa covid n'ikindi kintu. Ariko impinduka noneho ndayizana, ndavuga ngo ubwo nafashaga abana reka mbihindure, reka mfashe noneho abamama. Niko natangiye gufasha abamama babyariye iwabo, nshiduka n'abakobwa baza. Ibyo byarakomeje. Mu bushobozi Imana imangura amamashini biga kudoda. Mu bushobozi Imana imangura ibikoresho bya saro biga gusuka. Mu bushobozi Imana mbigisha ya macapati, mbigisha n'iki. Byaje kurangira havuyemo NGO yitwa Ndi Umunyamahirwe. Uyu mwaka igiye gufungura iyindi branch ejo bundi mu kwa 4. Nuko natangiye mfite abakobwa barenga 70. Icyiciro cya mbere cyarangije, hagiye kuza abandi baje. Mu by'ukuri barangije ari bake, barangije ari abakobwa 37 kubera nyine ibibazo muzi by'abakobwa babyariye iwabo. Agomba gushaka amata, agomba kandi kugeza uyu munota nta umuntu uramfasha, ninjye ukifasha na Kristo wanjye. Urumva ntago umuntu wamwigisha wishyura inzu, wishyura abarimu ngo umuhe n'igihumbi. Hari aho nanjye nagiye mbumva, ariko uko data agenda bigenza neza bizagenda bikura. Amen. Urumva rero ibyo nari ndi kuvuga, ntumvisha aho navuye, ntumvishe naho ngeze. Nawe rero birashoboka, wahinduka ugahindura abandi. Haleluya. Nsoza, niki kiri butuma uhinduka? Ni ukuri bubanza umenya aho watsinzwe. Aho watsinzwe we kwibabarira. Abantu benshi tuzize kwibabarira, ngo yarambabaje. Oya, ariko burya nawe waramubabaje. Tuzize, haleluya, gushaka ubuhungiro. Ukabona umugabo ukamubonamo ubuhungiro. Hungira kuri Yesu, umugabo mwihorere. Reka we kwibabarira ngo njye si yambwira. Oya, ibi mwene data tubwiye yuko bamuha breakfast, ushobora kubivuga mu rugo cyangwa ukabikora bakaguha ingumi. Genda buhoro, sibyo? Genda buhoro, buri rugo rugira ibyarwo. Amen. Wubaka urwawe ariko urwubakana ubwenge. Mu bintu namenye muri uru rugendo ni ugutsindwa. Amen. Debora ndatsindwa, menya ko nagaspiye. Ndatsindwa, menya ko nagize inshuti mbi. Ndatsindwa, menya ko niyanze, nanjye bwanjye nisaba imbabazi. Hasi nkamuga Debo mbabarira, Zurufa mbabarira, ntabwo ninjye wakuraje mu nzoga, mbabarira, naguhaye imbwa n'imisega, mbabarira, umubiri wawe narawukinishije, mbabarira, nisaba imbabazi njyewe. Ndatsindwa, nsaba abantu imbabazi. Abantu nirirwaga mbreminga ngo banyimye ibiryo, barabinyimye, bantumye umwana, banyohereje kwiga njya mu buraya.
ndabababarira, ndatsindwa nsanga nabonye amahirwe yo kwiga ndi umuhanga nigira ikirara, nisaba imbabazi, nsaba n'imbabazi abanyishuriye, ndatsindwa. Rero mu bintu biri butume uhinduka, emera gutsindwa, sibyo? Ndakwinginze wikwihagararaho ugasanga urapfa n'umuntu akubwiye ngo byuka kare, mutware buhoro byukunira, ariko wikwemera ko nuko oya, tsindwa, sibyo? Emera kutsindwa, emera ko Imana ifata abantu badashoboka kugira ngo izabashobokanishe, emera ko impamvu hashobora kuba hari intambara nawe ushobora kuba ufitemo uruhare, tsindwa, emera gutsindwa. Amen. Ni iryo somo nakuyemo, kwemera gutsindwa. Abana bakarwana nkajya guhungira kuri data nkatsindwa, nkavuga ngo Mana, izi ni ingaruka zo gutsindwa kwanjye, bimfashemo. Mugabo atambwira uko ashaka, nkemera gutsindwa. Debora ntsindwa iminsi yose, iyo bigisha ndatsindwa. Nje ntabwo nakijijwe, ahubwo mpora nkizwa. Uko umuntu yigishijwe ndakizwa. Amen. Nje ntabwo ntunze, mpora ntunga. Nemera gutsindwa. Mwene data, reka nkubwire, ni iki kigiye gutuma uhinduka? Tsindwa. Amen. Nyuma yo gutsindwa naratsinze, nyuma yo kuneshwa ndaneshwa. Haleluya. Nyuma yo gusaba imbabazi ndazihabwa. Data abampera umugisha.